ndagize. Okay, we nyemeranye no kutazongera gupanga n'abakobwa. Oya biriya byo nyine nabonye ingaruka zavuyemo. Nge wafashe umwanzuro ku giti cyanjye. Ni byiza ubwo nabyo byumvisha. Gusa nyine andi makuru naguha. Nimba navuga ko atari meza kuri wowe ariko urebye ni na meza kuko azagufasha mu buzima. Nge na mama twatanze report kuri polisi. Ko ngewe ntigira mwiza imbere ya wabyumvise neza. Ngo nguki none se iyo ugiye kuganira na Gayeri ukaza wareze ukaza ngo Gayeri ukavuga amagambo se mwaganiriye ngewe byibura saba yagutumye ngo se ubivuge. Ahubwo mwebwe mwivamo nk'inopfu nuko mwari mubizi. Meze bite? Sawa. Mva mazuje nagushakaga. Message nagwaye se wayibonye? Nayibonye ariko nyibona nyine ntinze. Naryamye nyine dutotse nawe urabyumva. Ndabyumva nta kibazo ariko igihe cyose wayiboneye nizere ko ibyo birimo wabyubahirije. Cyane nabyubahirije kabisa. Buriya bipapuro bisubijeho byabire. Cyane. Hanyuma mashine bimeze ute? Mashine nayo nyine ubu tuvugana yahageze. Wayigaruye mu rugo? Nihiri. Si wumva se ubundi se kare wose wigiraga ibiki? Nyine nuko. Ariya ni amahano erega wakoraga. Nta mahano wari ukoze. Imana ishimwe ubwo ihasubije. Ihasubije nyine nayo yaje. Ibipapuro byo nyine ndaza gutekinika professor. Mubwira ko ari nge wari wabitwaye wowe ntugire ikibazo urumva? Wowe ntaribi ubwo wabihasubije ahubwo Imana ishimwe. Ariko nyine nawe umuntu ugize umvemo ngo bibwire professor. Oya ubwo wakoze ibyo nagusabye byose nashakaga wowe ntaribi nzakugirira ibanga. Ariko rero banze nkubwire witonde nyine ureke gukorana amabi n'aba bakobwa kuko bizakugaruka pe. Ikintu cya mbere ngusaba kujyana nawe nzakugirira ibanga sinzakuvemo. Ugomba kuba kumenya ubwenge sibyo? Uri nubwo n'ubundi urabufite ariko noneho ukarushaho ukareka gufatanya amabi n'aba bakobwa. Nyene biriya bari ibintu biba bigomba kubaho mu buzima isaha n'isaha cyangwa umunsi ku munsi ntago ibintu byahora ari byiza. Ntago byahora ari byiza ariko nawe ugomba gutekereza. Nta mpamvu yo kwishora mu bintu bibi bireba. Nyene ibintu byose ubundi hari igihe ubishokamo uzi ko ari byiza. Buriya nk'abantu barya ruswa hari igihe irya azi ko arimo gukora byiza ariho agiye gushakira amarongo ariko nyine bikarangira utagize. We nyemeranye no kutazongera gupanga n'aba bakobwa. Oya biriya byo nyine nabonye ingaruka zavuyemo. Nge wafashe umwanzuro ku giti cyanjye. Ni byiza ubwo nabyo byumvisha. Gusa nyine andi makuru naguha nimba navuga ko atari meza kuri wowe ariko urebye ni na meza kuko azagufasha mu buzima. Nge na mama twatanze report kuri polisi. Urumva yaba abakobwa ibyo bakora byose amakuru agendanye ari aya Mutoni ari aya Soso kandi nawe urimo. Ubwo gusa nyine twabasabiye imbabazi ntago polisi ubu ngubu iri bubafate ariko uzongera gukora akantu gato uzabona bakugezaho bakwambitse ipingo. Oya biriya ntago bizongera. Wenda n'igihe nagenda atari n'ibyo ngibyo kuko umunsi ku munsi ntago tuba tuzi ko nyine umunsi uri bwire ukuri buramuke urumva ariko iby'ibyo byo nta kizongera. Sawa nge nagiraga mbikubwire byose amakuru yose ubu yazi ibyo birakura nongera kubyishoramo n'akazi kawe. Ahubwo se ikindi kibazo ubwo kuri kunyemerera ko utazongera gupanga nabo kandi Mutoni ari umugore wawe waramuteye inda ubwo uzabyifata mwuta. Umbundi umugabo niwe wimanagingira ibintu bye sibyo? Niba naramuteye inda cyangombwa nuko nkurikirana ubuzima bw'umwana wanjye. Sibyo? Kandi n'ubwa nyina mu gihe ataramubyara kandi igihe yamubyaye kugira ngo amurere neza nta mbogamizi zirimo sibyo? Ariko icyangombwa ni ngewe ugomba kwishyira ibintu ku murongo kandi bikaba ibintu bifututse. Ni byiza ubwo ubizi unabisobanukiwe nanjye nyine nicyo nakubwiraga urumva we nyine ubwo ni akazi kawe mbega nge ndumva akazi kose nakarangije ahasigaye n'ibyawe nawe nyine ufite ukuntu uzabigenza.
ndumva ari ibyo ngibyo niyo mpamvu nanjye nari nzindutse nyine nza kugura kako na gahunda twari twararanye. Ibyo unagize neza ko igitinda wari kubona nkugezeho kandi niyo nkihasanga professor umva sinari kwiyumanganya kuba wishe gahunda nari kukuvamo. Nuko nyine nuko. Yes, rero niba ari byo byabikuzanye cyese niba na Mutoni ntaho hari madame wawe wenda ngo unamusuhuzeho uri buze kugaruka kumureba ntari. Ahubwo se yaramutse ate? Gusa njye nabonye ameze neza nyine ariko afite n'utubazo twinshi ugomba no kumwita hereka. Menye ko ari umudamu wawe kandi kagufitiye ikibondo. Ariko nawe ugomba kujya ubacishamo agakora none se ubu byose yazategerezanye ngo nuko atwite. Se ntakora arakora nyine mu bushobozi bwafite ahubwo nawe ugomba gukora cyane kugira nyine barusheho kugira ubuzima bwiza. Nuko nyine kamanuke nongere nsubire mu rugo. Kasa wagenda ntari nta nubwo ngo yerekeje hari byo ndimo hano. Sawa. Sawa unjurize professor. Namusuhuza. Umva muto. Ibyanyu byose njye namaze kubivaho. Ibyacu byose babiri. Ibyanyu byose imikino ugenda ugapanga na Gayeri akaza agapanga nanjye kugira ngo umutake kuncisha umutwe. Namaze kubavumbura wowe nawe. Njyewe ibyanjye na Gayeri byarangiye mukina imikino yanyu muyinkure muri kumva. Ariko se ubundi ko usibye ko wipasa muremure ninde muntu wari wagushyize mu mikino yawe? Ni pasa muremure. Njyewe nakubwiye ko ibyanyu namaze kubivamo uri kumva. Kandi nubwo nabivuye mu bwose. Ariko ubundi sinakubwiye ko njyewe nawe guhigana byahagaze. Ngo byahagaze. Tugomba guhigana ku giti cyacu. Ariko ibya Gayeri ngo byo kwita professor ibiki ibyo byo nabivuyeho. Ariko ubundi ibyo utarama amafaranga yanjye. Ariko una amafaranga yanjye wibye. Warayangurije amafaranga uvuga. Umva nkubwire ibyo kuvuga ngo jye nawe ngo kwikana ngo ntabwo byarangiye komeza agakino jye nawe duhigana. Njye nawe tugomba guhigana. Kandi ibyo uvuga ngo warambitse wabivuyemo. Ubundi sinakubwiye ko imipango irimo yose ipfa. Umva nabivuyemo n'amafaranga yari yampaye. Bivemo dukomeza akazi neza aho. Nayo nayamushura. Ahubwo Imana ishimwe ko bavuye mu byaha. Ntazana yanyishyure. Ayaguma. Ariko areka yanjye wahanira niho mba ntazi. Ntukaze no kuhambira simba makeneye. Ariko reka simba makeneye. Ariko amafaranga kanyu ngo kagiye gukomeza. Umva niko kagiye gukomeza neza. Ubundi nta bintu waba urimo ngo bice mureka reka. Wibeshye cyane. Ubusure ndumwira gagakino kacu ibya mashini y'abandi barinze babavumbura ari jewe nabivuze. Ibintu byose mujyana muvuga byose byagaragaye iby'uburozi byose ninjye wabivuze. Hanyuma se ubundi urinda uvuga ubundi wowe warufitanye gahunda nyinshi na Gayeri. Nuko mwazaga mu bakabintura. Izo mashini ngeze zijya kugurisha. Mwari mwabibye ninjye wabivuze. None se ujya kumbwira ko yaguhereje amafaranga. Muzajya mubikora bijye ku mugaragaro ariko byiswe ko giye soso ntabi. Nta kibazo. Icyambere kinshimishije nuko wabivuye. Wowe hagarika ubundi ibyo ni Imana ishimwe. Ubu agakino kajya kakomeze. Nje nawe uryo imenge. Ngo nje n'imenge ariko mbwira ngo nje n'imenge hejuru y'iki. Wowe uri imenge wabiki. Utama amafaranga yanjye. Ariko wavuganye yuko uzatanga. Gusara we gushishara we. Jewe nawe tugiye guhigana. None nje ningutanga nka kurimbura. Zagende. Okay. Nanjye kibazo nanjye nzagenda. Umvise. Hakumva ko hari umuntu ubundi nawe utinyura ari musije. Ukaganira n'umugabo warangiza ungiye ukaza unteranya ntasi. Ariko tuganira. Wowe se muganira. Imipango yose uzikari we muyifatanya. Ariko undi kuki wigira mu imbere yanjye. Ngo nigira mu imbere yawe. Wigira mu imbere yawe. Ntabwo nakugira mu imbere yawe. None se niba muganiriye ukaza ukabivuga ugasasibiriza. Mbona nakwiye ngo utambere nkakubwiza ukuri. Ko ngewe ntigira mu imbere yawe wabyumvise neza. Ngo iki? None se iyo ugiye kuganira na Gayeri ukaza wareze ukaza ngo Gayeri ukavuga amagambo se mwaganiriye. Byibura saba yakutumye ngo se ubivuge. Ahubwo mwebwe mwivamo nk'inopfu nuko mwari mubizi. Mwivamo nk'inopfu. Je narakubwiye ngo erega n'ubundi nta kintu wakora ufite umunwa muremure ngo bivugire. Urumva ubundi iteka iyo nkoze ibintu byanjye bigenyine ibyo bicamo ku mahoro. Umva kwifirimbi yanyuma ngiye kugera kucyo nifite. Nibyo nibibahire. Nta kintu cyabura kuduhira utabigiye. Ubundi ibintu byose birimo birazamba bibazagarazagara. Umvise ariko umva mbese amen. Nibyo nanyuma nta kimwe bimbwiye kandi nta nicyo nahombyeho kuri ibi bombe cyangwa urore n'ubundi yewe wabanje nifatanyije ngo wabanje kunguka ariko warayariye mwawe nyarya
bagiye kugutera bararyoheje ibyo si ikibazo ibyo ndabishyire hasi ni nanjye uyitwise umukobwa ariko uriya ni umugabo wawe umukobwa si narakwiye ngo nawe use umukobwa ahetse umukore wumvise wenda ngo nayiteguremo ibigoma by'uwo mwana wowe se uziteguramo iki ariko nimurangara muzarangara muri gereza nimutabigendamo neza ukuntu impungure ziryoshye uzi ukuntu bazita inkoko bazita inkoko urabizi wari ubizi bazita inkoko none niyo mpamvu mushaka kumena amaraso niba yamena uzayayoruyamo nyawe none njyewe nyawe uzayayoruyamo we bazayakunywesha uri muri yego mana yawe we bazayakunywesha we n'umugabo wawe ayo maraso azaba ari agakoma cyangwa icyayi ndenze ku nkoko azamugeraho wabyumvise nawe azamugeraho kwa kora wazayanywa wabyumvise iyo yanyweye azaba arimo anywa icyayi mugiye gukora muri ntabwo azaba arimo azaba ari icyayi ingaruka muzagira ingaruka muzayirengera uzayirengera ugiye kugenda urwanya porofisa ariko mu muhige ndange nguhige n'umwana ubyaye nawe nzamuhiga umuhiga se ariko ubundi uko nuvuga ngo uzamuhigira umwana ubundi we buze ko utazabyara ushobora kuba uri ingumba hanyuma nuhiga umwana wanjye uzahigwa nande cyangwa we bazahigwa nande gusa icyo cyo kimenya ntareko rwose ariko ingwe ntabwo ari ko gufata ku kanya yarabyigishijwe umwana wanjye uhoze no mu kanwa kawe ushobora kuzamuzira sigara witiragurana wenyine turagurika wowe undi wajya ushyira mu bikorwa ngo yabivuyemo uri n'injiji by the way narumiwe ewe